Tubashimiye kuba mukurikira RW Motivation. Uyu munsi turaganira ku bantu bigoranye ko uzababona bishimye. Ni imico umuntu ashobora kugira ikamubera imbogamizi yo kwishima. Mu by'ukuri muri ubu buzima abantu batakaza amafaranga ndetse n'ibindi, hakaba ibyo bakoze byo kwiyerekana kugira ngo bakunde babone kwishima cyangwa kunezererwa. Ariko hari imico n'ibikorwa umuntu ashobora gukora bikamubera imbogamizi yo kunezererwa nubwo yaba afite byinshi. Icya mbere, abantu badafite icyo bamariye abandi bizakugora kubona banezerewe. Kwishima ntabwo ari uguseka, ahubwo kumva uguwe neza, kumva umutima unyuzwe. Ahanini biterwa no kuba hari uwishimye bitewe n'ikiza wamukoreye. Uwo munezero afite bitewe n'uko byagukomotseho kuba anezerewe, mu by'ukuri ni kimwe mu bituma umuntu agira umunezero nyakuri. Niyo mpamvu umuntu udafite icyo amariye abandi, by'umwihariko abarusha amahirwe, bizakugora kubona anezerewe. Abandi ni abatanezezwa n'intsinzi y'abandi. Mu by'ukuri muri ubu buzima, uyu munsi nshobora guhirwa, undi agahirwa ejo. Intsinzi cyangwa se yari ibitugwirira, byaba ibibi cyangwa ibyiza, buri wese bimugeraho. Niyo mpamvu uwo wita umwanzi wawe mu by'ukuri ntabwo azabura guhirwa bitewe n'uko umwanga gusa. Niyo mpamvu na Bibiliya mu gitabo cy'umubwiriza baravuze ngo ibigwirira abantu biba kuri bose. Ubwo ni ukuvuga ngo uwo nguwo wanga ashobora kugira amahirwe. Mu by'ukuri niba umwanga uzababara kandi umunezero wawe bizaba bigoranye kuboneka. Abandi ni abanebwe cyangwa se abadafite icyo bakora, nabo bizagorana kubabona bishimye, cyane ko ubushakashatsi bwakozwe ahatandukanye bwerekanye ko abantu batagira icyo bakora, by'umwihariko hari ababa baragize ibibazo byo kubura akazi, niho n'ibitekerezo byo kwiyahura bizamukira bitewe n'uko izo mbaraga ziri gupfa ubusa, bitewe n'uko nta musaruro ari gutanga, ntabwo ari kunezerwa bitewe n'umusaruro umuturutseho. Abo bantu nabo biragoranye kubabona bishimye. Kane, abanyeshyari. Kuba umuntu afite ishyari, Bibiliya yo yabivuze ko ishyari rimeze nk'ikimungu mu magufwa. Ni ukuvuga ngo umuntu ufite ishyari, ugirira abandi ishyari, nawe kunezererwa kwe biragoranye. Abandi ni abananirwa kwakira ibyarangiye cyangwa se ibyababayeho. Ugasanga umuntu yagize amahirwe make, ariga ntiyarangiza ishuri bitewe n'ibintu runaka, ariko mu myaka ye akarinda asaza yicuza kuba atarakoze icyo kintu, kandi by'umwihariko nta n'icyo yagikoraho, kuko bitandukanye n'icyo ubona wakozeho ikosa ariko ushobora gukosora. Ariko niba umuntu ageze mu myaka 60, 80 akibabajwe n'uko atize primaire, ntabwo kuri iyo myaka yakongera kujya kwiga. Ni cyerekana ko nuko nguko guheranwa n'ibyahise mu by'ukuri bikunyaga kugira ibyishimo cyangwa se umunezero. Abandi bigoranye ko uzabona bishimye ni abarebera ibintu mu ruhande rubi. Ibyo abandi bashobora kubona nk'ibyiza bamugiriye cyangwa se n'abamuzengurutse bakabona ko agaragarijwe neza, ariko we, tuvuga urugero, hari icyo umukoreye cyiza ariko araje ati ntawamenya impamvu yabikoze, ngo hari ikindi anshakaho. Mu by'ukuri bene abo bantu barebera ibintu mu ruhande rubi, mu by'ukuri nabo kunezererwa kwabo biragoranye. Abandi ni abadafite abo babwira ingorane n'amahirwe byabo. Ni ukuvuga ngo muri ubu buzima, bitewe n'uko isi imeze, hari ugira ibibazo byo kubura ababyeyi, ariko umuntu wese aba afite uwo ashobora kubwira ibyiza yagize n'ingorane yagize. Ashobora kutaba umubyeyi ariko akaba inshuti, akaba umuvandimwe, akaba umuturanyi.
ukagira umuntu mufatanya kunezererwa igihe wanezerewe, ukagira n'uganyira igihe wahuye n'ibibabaje. Mu by'ukuri ibyo bituma umuntu ahora yishimye, yumva ko niba ari mu ngorane, niba yagize ibibazo, ntabwo ari wenyine kuko afite uwo bari kumwe washobora kuganyira, kandi niba ari umunezero afite uwo bari bufatanye kunezererwa. Niyo mpamvu aba bantu bahora bigunze, badafite abo babwira ingorane n'amahirwe bagize, mu by'ukuri nabo biragoranye kuzabona banezerewe. Abandi ni abategera akazaza ejo, umuntu akaba nta mahirwe abona uyu munsi, mbese ibye bigahora ari ejo, amahirwe yagize none akayarenza amaso bitewe n'uko we abona ibyiza bizaza ejo. Ni koko iby'ejo bishobora kuruta iby'uyu munsi, ariko si hamwe. Iby'ejo bishobora no kuba bibi, iby'uyu munsi byari byiza. Niyo mpamvu n'aba bantu batabona amahirwe uyu munsi, ahubwo bagahora bategeye akazaza ejo, nabo bigoranye ko uzababona banezerewe. Si ibi gusa, hari n'ibindi nawe ushobora kongeraho, ariko utu ni utugingo tugera ku 8 twerekana abantu bigoranye ko uzababona banezerewe. Twavuze abadafite icyo bamariye abandi, twavuze abatanezezwa n'intsinzi y'abandi, twavuze kandi abanebwe cyangwa se abatagira icyo bakora, twavuze abanyeshyari, abananirwa kwakira ibyarangiye cyangwa se ibyababayeho, abarebera ibintu mu ruhande rubi cyangwa se abitwa ba pessimists. Tureba abadafite abo babwira ingorane n'amahirwe byabo, dusoreza kubategera akazaza ejo. Ni icyerekana ko buri wese kunezerwa cyangwa se kwishima ni ibintu afite mu biganza bye, ashobora gukontorora cyangwa se kuyobora, ku buryo ni icyerekana ko amahirwe, kwishima no kunezererwa hejuru ya 50% bituruka kuri wowe. Naho ibidukikije bindi ushobora kugira umunezero n'ibyishimo, nyamara uzengurutswe n'abantu batari beza. Niyo mpamvu umuntu kugira ngo yishime bitamusaba guspendinga cyangwa se kugira ibindi akora bidasanzwe, ahubwo ni ukugira imico, gufasha abandi, kutagira ubunebwe, kutagira ishyari ndetse n'ibindi.